namenya uwakoze ibi nanjye ubwanjye nk'ubu nkoreye ibi mubonye ahubwo mwagenda mwantambikana mujya kumfunga nanjye namuhoye. wakora iki papa? Akareba icyumweru cyarangiye n'icyumweru kirashize. Ni none rero ndibushaka ukuntu usubirayo. Ngira uri ruvaga ndibuzinduke mu gitoro nkaza kubareba kubera ko ubundi bose bari barwaye. Nari nanabibwiwe gutya. Byarangije rero mu gitoro nka 11:00 ndumva umuntu arakomanze. 11:00 z'igitondo. Ati mujahize utibyuka ati umubyeyi w'umwana wawe arapfuye kubera ko ari marene w'umwana wanjye. Yego. Nahise mbyuka ndazamaje kuza ngeze hano gutya ku irembo baterega bati ntago ari we wenyine upfuye ati n'umugabo arapfuye. Ubwo natwe turataha na twahavuye nka 3:00. 3:00 z'ijoro we nibwo wavuye ahangaha? Nibwo navuye hano. Noneho ubwo ngeze mu rugo ndaryama nka 10:00 z'igitondo. Yego. Numva umwana waraje. Ahamagara abandi bana biwanjye mu rugo. Yego. Ati yewe ati nimubwire mama wanyu ati ko mama apfuye. Ntereka reka. Nuko mama arapfuye. Uwo mwana yaje ati mama arapfuye. Turabyuka n'umugabo. Yego. Turaza. Tugeze hano nka 10:30. 10:30. Yego. Tugeze hano turareba dusanga koko umudamu byarangiye. Umwana ajya mu cyumba ati yewe ati ahamagara uwo mugabo wanjye. Yego. Yitwa niyo mwongere ati vayo undebere papa nawe uko ameze. Umugabo aragenda arebye ati nawe byarangiye. Turi mu karere ka Gicumbi ho mu mudugudu wa Gashinya, akagari ka Gatwaro, ni mu murenge wa Rutare, ni mu ntara y'Amajyaruguru. Aho twazindukiye hamenyekanye inkuru y'icamugongo yamenyekanye muri aya masaha ya mu gitondo, aho umugabo wo muri uru rugo ahangaha twicaye witwaga Mbwirabumva Anacre ndetse n'umugore we bita Bajeneza Adelphine, aho mu gitondo aribwo hamenyekanye urupfu rw'aba babyeyi, aho abaturage bavuga ko aba babyeyi bari bamaze iminsi barwaye cyane ko umugore ari we wafashwe bwa mbere, hari hashize igihe kingana n'ibyumweru 3 yivuza ajya kwa muganga bamuha imiti akagaruka, ariko nyuma y'uko uyu mubyeyi Adelphine afashwe ni nako umugabo we yaje guhita afatwa nawe bitaga Anakereti, nawe aza kujya kwivuza, ariko muri uku kwivuza ntacyo byigeze bitanga. Ku munsi w'ejo nibwo uyu mugabo Anakereti yaje kuzamuka ajya mu gasantere ajya ku muhanda. Ageze ku muhanda nibwo ngo yaje gucika imbaraga, aza kuza kujya mu rugo rumwe ngo ni muri famiye yabo, niko guhita bahamagaza padiri aza kumusengera, ari nabwo yazaga guhita aza gusengera umubyeyi ahangaha muri uru rugo. Bamwe mu baturage bari bari kumwe n'uyu mupapa Anakereti bavuga ko ubwo bamukuraga ku muhanda nta kibazo yari afite gikomeye cyane ko bamugejeje ahangaha bakahasanga n'uwo mubyeyi, ariko kubategurira bimwe mu byo kurya bavuga ko hari imbuto nk'abaturanyi babazaniye ndetse na fata. Bamwe bakavuga ko baje kuhava mu masaha y'3 z'ijoro babasize ubwo bajyaga kuryama ngo baruhuke. Mu gitondo isaha y'10 nibwo hamenyekanye inkuru y'icamugongo uyu mupapa wari uri hagati y'imyaka 40 na 45, Mbwirabumva Anacre aribwo yitabye Imana. Abaturanyi ubwo batabaraga bakihagera batunguwe nuko sihabanje umumamara, nibwo abaturanyi batabaraga bakimenya ko uyu mumama bita Bajeneza Adelphine yitabye Imana, baza gutungurwa no kuba n'umugabo Mbwirabumva Anacre nawe yitabye Imana. Abaturage bakavuga ko wari umuryango
utifashije cyane, ari nacyo baheraho bavuga ko bakeneye ubufasha, kuko bamwe ubwo bazaga ahangaha batabaye bari bazi ko bagiye gushyingura, ariko inzego z'ubuyobozi zikababwira ko bitakunda kuko bagiye kubanza kujyanwa ku bitaro bya Kacyiru muri Rwanda Forensic kugira ngo bapimwe baze kuba bamenya icyihishe inyuma y'uru rupfu. Ari naho abaturage bavuga ko bakeneye ko umugiraneza waba yabafasha mu kuba bashyingura, ariko nanone nk'uko dutuwe tubikora cyangwa se nk'abanyarwanda bagira umutima ufasha, bakavuga ko mu bana 4 uyu muryango usize ari abana basigaye ahabi, cyane cyane ko umwe ari we wari warashatse, abandi 3 bari bakiri muri uru rugo, bakavuga ko bo ubwabo nk'uko ubuzima bw'ino minsi bukakaye bazagerageza kubafasha, ariko bakasaba n'ubuyobozi ko hagize undi mugira neza yaba uri aho yaba ari hose yafasha uyu muryango, kuko aba bana bagiye gusigara mu buzima bushaririye. Uyu munota turi ahangaha niho imirambo y'abanyakwigendera ikiri, cyane cyane ko ahangaha nicaye murabibona ko ni imbere ya saro yaba inzego z'ubuyobozi bw'akarere bukaba bwahageze, urwego rw'umurenge ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi bafatanyije na DASO, ari naho bahereye babwira aba baturage banabashishikariza ko cyane cyane niba uri umuturage wazajya udwara ukerekeza kwa muganga, banababwira ko abataratanga mituweli bagerageza gutanga mituweli kuko ari kimwe mu bigirira akamaro abaturage. Reka mbashimire, ariko nanababwira ngo abafite umutima wo gufasha dufashe uyu muryango, bwaba mu buryo bwo gushyingura ndetse n'aba bana bagiye gusigara mu buzima bushaririye. Ukajya kwa muganga ari nuko Yego. Nubundi biragaragara ko bagiye kwa muganga, ariko hari igihe indwara iyoberana. Yego. Nuko. Nuzango baranabapimaga, sinzi ngo indwara ikabura. Uko kubura kw'indwara rero nuko tugakeka n'ibyo byose. Muri iki gihe cyose bamaze bivuza, urumva umugore amaze ibyumweru 3 yivuzaga, musaza ibyumweru 2, nta ndwara yigeze igaragara. Ntayo. Kandi bigaragara ku mubiri byagaragaraga ko barwaritse koko rwose. Yego. Mwebwe se ni iki kintu bibasigira? Urumva niba abantu barwaye bikageraho binabaviramo ko hasiga ubuzima, ni iki kintu bibasigira mwebwe nk'abaturage? Ibise no navuga ngo iki se, mbega ntacyo nabivugaho, ndumva nta mbega ni amayobera. Kuvuga rero ngo wagira ubwirinzi, ubwirinzi se wakwirinda ibiki byatunguye abangaba? Yego. Mama, tugusanze hangaha watabaye, ariko bari n'abaturanyi banyu, bari abavandimwe ni mu miryango. Yego. Byagenze gute se kugira ngo abantu 2 bo mu muryango, umugore n'umugabo, bitahire ku munsi umwe bapfire rimwe? Natwe byabaye inshoboramahanga, ni ibintu byadutunguye. Bari bamaze iminsi barwaye nk'ibyumweru nka 3. Yego. Bajya kwa muganga kwivuza, bagaruka mu rugo. Yego. Bararwara, bakomeza kurwaza ubwo ngubwo indwara iranga, barongera basubira kwa muganga. Yego. Nabwo birakomeza biranga. Ubwo rero muri uko kurwara kwabo rero, yego, ubwo bamaze kurwara, ubwo ejo umugabo aravuga ati reka nsubire kwa muganga. Ejo asubiyeyo, aragenda, ageze mu nzira hari haruguru. Yego. Ubwo imbaraga zabaye nkeya, aryama ku muvandimwe we hariya haruguru ku muhanda. Ubwo hari nka sangahe? Ntago z'isaha yahagereye, ariko twahamusanze nka saa 12 tuvuye mu itabaro, nanone tuvuye gushyingura umukecuru wari washaje. Yego. Ubwo padiri yari yaje kumusengera no kumusiga kw'abarwayi nyine. Ubwo rero
umuntu mukuru burarega nawe aba yiyumva mu buzima uko bimeze. yego ubwo rero bamutegera moto aragaruka aza mu rugo n'umudamu yari ari hano mu rugo ariko arwaye ameze nabi. yego ubwo rero mu rukerera telefoni zirahamagara ati wa mudamu umuturanyi yashaje. yego yitabye Imana. haciye indi minota ati n'umugabo birarangiye. natwe rero bitubera urujijo twibaza ku kintu kivuga ngo abantu babiri mu rugo bose bapfira rimwe bikabaho. yego ubwo rero natwe bitubera urujijo ducika igikuba gutyo. mbega ubu umuntu aba yumva ni ibintu byadutunguye mu myaka mfite. nibwo bwa mbere nakumva ahantu ibibazo mbega bibaye gutya. yego nta mpanuka nta kintu ariko bari bararwaye. yego bari bamaze ibyumweru nka 3 barwaye. uburwayi bwabo se urumva muri abaturanyi nk'uko nabimbwiye muri aba hafi mu muryango, ni uburwayi bwaje gute se? ni iki kintu ubundi bari barwaye? uburwayi bagiye kwa muganga, twebwe icyo abayobozi batubwiye hano ni uko batubwiye ati ni indwara isanzwe bari barwaye, ariko ngo ntibabashe kwikurikirana ngo bivuze babashe kuba bahabwa imiti y'iyo ndwara mbega. ariko ni indwara isanzwe, nta yindi ndwara numva bari barwaye, ni indwara isanzwe umuntu arwara akajya kwa muganga. urumva nkamwe mwababonaga umunsi ku wundi, ushobora kuba wabona umuntu ukabona ko indwara yarwaye nibyo umuntu uko arwaye arahinduka, hari uko ubona ubuzima bugenda uko yari ameze atari ko ameze. ibimenyetso se kari kwa muganga, umuganga wabapimye kari wari uzi indwara bari barwaye, ariko umuntu kurwaye bararwaye barazahaye. yego ariko ibimenyetso by'abaganga babavuye bo bari bazi indwara barwaye. abaganga nibo bazi indwara bari barwaye. twebwe ntabwo kubona umuntu arwaye ngo abarwaye, ariko ntabwo wamupima ngo umurebe ngo umenye ngo arwaye indwara iyi n'iyi. indwara ni kwa muganga bagomba kuyimenya. ubwo rero namwe se muremera ko ari iyo ndwara bazize cyangwa haba harimo n'ibindi bintu? murabyemera ute wowe? yewe ni uburwayi, ni uburwayi bubishe. ni uburwayi? murabona aricyo bazize? ni uburwayi bubishe. bwari bwarabarenze? bwari bwarabarenze nyine, hari ukuntu indwara igufata ugatinda kujya kwa muganga. yego ukajyayo n'ubundi yarakurenze, n'ubundi imiti yo kwa muganga ntigire ikikumarira n'ubundi. nkamwe se nk'abaturage ibingibi iyo bibaye ko umuntu yaremba ugasanga bagwiriye bapfiriye rimwe, bibasigira iki muri mwebwe? mukuramo iki? wakuramo iki usibye gusigarana agahinda n'intimba nini cyane. nta somo bibasigira se nk'ibingibi? ni ukujya umuntu yumva hari agasonga gateye umuntu agahita yanyarukira kwa muganga, ntabyo gutegereza kuremba. yego naho ubundi byo ni uburwayi bubishe. yego mama reka mbabwire mu mwihangane kandi mukomere, nta kundi twabigenza, tugomba kwihangana. yego ni gute? ubwo twabyutse tujya gusenga. yego ubwo tugeze mu nzira hari umuturanyi wo hafi hano, numva araduhamagaye kuri telefone ati kwambwira bumva bapfuye bombi. gwari sangahe? byari saa 11:45 nibwo twe twabimenye. yego ubwo rero ndamuvugisha ntise kuko iyo nkuru ni impamo. ubwo atuye hirya hano bamwita Turangabo. yego atereka ntambike nanjye njye kureba, nanjye bampamagaye kuri telefone. nuko hageze ati inkuru ni impamo. nuko bipacanga gutyo rero. bibacanga uko nguko? byatubanye amayobera rwose. uyu mupapa se urumva ni umupapa mugenzi wanyu mu gihe cyashize, byibuze igihe yari arwaye mwajyaga muganira ubundi? hari korali yarayoboye. yego ubwo ntuza aririmbana n'umudamu we wanjye. yego hambere rero baje kumusura ati bumva ararwaye n'umugore.
hari Yego. hashize nk'icyumweru Mm. atararwaritse ariko nyakurwarika yego ubwo tubifata gutyo nuko ntabwo mwigeze ntabwo murakeka ko ari indwara ibise cyangwa n'ikindi kintu buriya rero uhiriye mu nzu ngo ntahadapfunda imitwe yego no gukeka no kugira ntago bibura mbega umuntu avuga ibye undi akavuga ibye yego nuko ati barakeka ati wenda hari ukuntu baba barahumanyijwe birakekwa byo ariko nanone kumva ngo bahumanyirijwe icyarimwe ingufu z'umubiri zo kwakira ibyo bintu bibahumanya biba kimwe ubundi ntuza niyo abantu bahumaniye rimwe nka gutyo yego urupfu ruratandukanye kuko ingufu z'umubiri burya ntabwo aba ari zimwe ariko ibindi byatutangaje nuko tubifata gutyo yego abantu bashobora kwibaza bati ese mwebwe musigaye urumva mwari inshuti za hafi z'umuryango uyu munsi niki kintu musaba inzego z'ubuyobozi zabafasha kuko namwe urumva ni byinshi muravuga muti ntabwo twabyemera ko abantu barwara bakapfira rimwe niki mwumva ubuyobozi nkawe nk'umuturage wabasaba rero ubuyobozi nabwo hari igihe tugira gutya tukasa n'ababurengera rero kurwara ukajya kwa muganga nuko yego n'ubundi biragaragara ko bagiye kwa muganga ariko hari igihe indwara iyoberana yego nuko n'uzanga baranabapimaga sinzi ngo indwara ikabura uko kubura kw'indwara rero nuko tugakeka n'ibyo byose muri iki gihe cyose bamaze bivuza urumva umugore amaze ibyumweru 3 yivuzaga umusaza ibyumweru 2 nta ndwara yigeze igaragara ntayo kandi bigaragara ku mubiri byagaragaraga ko barwaritse koko rwose yego mwebwe se ni iki kintu bibasigira urumva niba abantu barwaye bikageraho binabaviramo ko hasiga ubuzima ni iki kintu bibasigira mwebwe nk'abaturage ibise no navuga ngo iki se mbega ntacyo nabivugaho ndumva nta mbega ni amayobera kuvuga rero ngo wagira ubwirinzi se wakwirinda ibiki byatunguye abangaba yego urabibura kuko ntuzi urupfu nk'uru hari ahandi twarubonye hari umukecuru wigeze gupfa apfana n'umusaza ariko bo bari bakuze ariko noneho gupfira rimwe none bikaba amayobera ntabwo ari rimwe bibaye inaha hari undi wagize hano ntuza muri giti yego aho bita Birindi yego hari umusaza wigeze kuhapfa hashize igihe nk'imyaka irenga 5 yego nawe umusaza arapfuye n'umukecuru apfira rimwe nuko mu kubashyingura babishyingurira icyarimwe yego byarabaye yego nibyo ase aba bantu ko bari muragira uti bari abantu bacu abana babo basigaye uyu munsi murabafasha iki nkamwe urumva abana basigaye bonyine babuze ababyeyi babo bombi niki kintu muza kubafasha nk'ubu nk'abaturage cyangwa se niki wasaba ubuyobozi ko bwazabafasha buriya yego abanyamuryango hari ukuntu bagenda abadashoboye kwitunga hari ukuntu bashobora kubafata ariko noneho ubuyobozi buriya icyo nabusaba yego hari ibintu bijya bisabwa wenda bakabatangira nk'iyo mituweli yego ubwo bwabo bufasha mbega ubuyobozi igikenerewe nabwo bwakirebaho bukagira yego nk'iyo mituweli hari ukuntu umuntu abura amafaranga ya mituweli urumva ubufasha bwajya bushoboka nk'uwiga bakamurihirira ku bufasha bwo kuri leta ntabwo bwabura yego mwese nk'abaturage urumva ari nk'iki kintu muzakora aho hari ku ruhande rw'ubuyobozi ariko mwe nk'abaturage nk'abantu mwabanaga nabo mu buzima bwa buri munsi mu buzima bwa buri munsi ubwo nashyize muri rusange yego ubufasha ntibwabura n'abo bana nyine ntibabura hari umwana urimo ushaka kuba mukuru yego ubwo bamuba hafi bakamugira inama mbega ubufasha bwo ntibwabura yaba inama ariko n'ibikorwa byakorwa yego reka tubashimire tubabwire mwihangane kandi mukomere
murakoze. yego mama mwamenye gute by'uru rupfu mwabimenye sangahe hindukira urebe hariya rwose uru rupfu aba bantu bamaze iminsi barwaye yego noneho gukora kwabo barafashwe pe bajya kwa muganga yego ibinini barabibaha barabavura abantu bakomeza barwaye noneho ejo umugabo aratsindagira arazamuka ashaka kujya kwa muganga ageze wagerejwe mwaramubonye twaramubonye mbona nk'urenge namubonye pe hari nka sanga ahubwo saa 11 padiri yaje kumuha misa amuha ugusegwa kw'abarwayi yego araza n'uno mudamu amusanga hano mu rugo nawe amuha ugusegwa kw'abarwayi yego noneho ubwo padiri arangije arataha nka saa moya twamuvanye mu muhanda twamuvanye aho yarari aho padiri yamusanze umugabo turamufata njye n'umwana we n'undi musaza nyine twari bane turamuzana tumusindagiza ari kubona ari umuntu ukomeye yego tumaje kumugeza hano mwabonaga akomeye afite akabaraga yari afite akabaraga tumuzana nuko ubwo turamuzana tugeze mu rugo hano bamuha intebe aricara yego aratubwira ati rero reka nicare aha hanze nduhuke umusaza aricara yego uwo mudamu we yari yicaye mu nzu nawe yari ahari mwahamusanze nahamusanze yego njya mu nzu ndamusuhuza Sefina urumva ubabara he bimeze bite yego Fina ati njye ati ndarwaye ati ndumva rwose ndibwa ariko nta kibazo nzakira turagana akubwiraga se karibwa he yambwiraga karibwa afite ikintu kimurya mu gatuza kimufata mu nda ariko nawe ukabibona ikintu nticyatumaga ahumeka neza yego akanira noneho ubwo nizeye imiti warayiriye ati imiti narayiriye n'ubu ndayifite yego n'umugabo n'ubu imiti yari ayifite barangije rero n'ubundi twahavuye nka saa 3 yego umumama twari tumaje kumuha fanta aranywa yinyweshaga we umugabo niwe twabonaga ageze hano atitira ndavuga nti wenda nuko arushye yego nuko ubwo umugabo dufata imbuto turazironga tumaze kuzironga tumuha ikinyomoro tumaje kumuha ikinyomoro tumuha na mandarine yego ararya arangije mbwira umwana ni rero nta kindi gisigaye ni mumufate mumujyane ku buriri natwe dutahe yego umwana aramufata amujyana ku buriri umugore we niwe wari wabanje kujya mu buriri yigenzaga yego ubwo natwe turataha twahavuye nka saa 3 saa 3 z'ijoro we nibwo wavuye ahangaha nibwo navuye hano noneho ubwo ngeze mu rugo ndaryama nka saa 10 z'igitondo yego numva umwana waraje ahamagara abandi bana b'iwanjye mu rugo yego ati yewe ati nimubwire mama wanyu ati ko mama apfuye ntireka reka mama arapfuye uwo mwana yaje ati mama arapfuye turabyuka n'umugabo yego turaza tugeze hano nka saa 10 n'igice yego tugeze hano turareba dusanga koko umudamu byarangiye umwana ajya mu cyumba ati yewe ati ahamagara uwo mugabo wanjye yego yitwa niyo mwongere ati vayo undebere papa nawe uko ameze umugabo aragenda arebye ati nawe byarangiye
ati nawe birarangiye. Umugabo aramufata aramutunganya, arangije arasohoka ati mbwira bumva nawe birarangiye. Nereka ntibishoboka, ati mbwira bumva nawe birarangiye. Yego. Urupfu rwabo n'urwo babanaga n'abantu neza nta kibazo. Yego. Mbega muri make nta kintu umuntu yabashinza, ni ukubasabirira uko ridashira. Yego. Urumva se igihe mwe mwageraga ahangaha mwahise mujya kureba umubyeyi wari witabye Imana, ntabwo mwari mwigeze mugera ku mupapa? Umupapa yararyamye, njye nahageze umupapa akiryamye ariko ahumeka gake. We wahageze ahumeka? Yahumekaga gake. Yego. Noneho n'ubundi rero turicara hanze bisanzwe. Twicaye, umwana asubiye mu cyumba ati nimuze mundebere na papa. Yego. Umugabo agiye aramureba aramukabakaba, we azi ubwenge. Arangije aravuga ati byarangiye birarangiye. Yego. Urwabo ni gutyo rwagenze. Uru rupfu se nkamwe rumva mwari abantu ba hafi, na nimugoroba uragira uti twari turi kumwe twaganiraga, ubonaga ko bari bafite agatege. Murakeka urupfu ari nk'iki kiruteye? Urupfu ni iyobera, ni amayobera, ntacyo twavuga. Nwese ko abaganga bamwegereye bo bafite kuba bamupima, bakamupima barangiza bakatubwira ko ari uburwayi busanzwe. Yego. Barivuje ariko ntibivuje bihagije. Yego. Niko abaganga batubwiye. Urupfu rwabo rero ntawe dukeka, nta n'uwo washinza. Yego. Ubu muri make Imana niyize urupfu rw'aba bantu bari hano. Se twe ntacyo wakongeraho kandi nta n'icyo wagabanyaho. Yego. Umunsi n'uyu. Niki se mwebwe nk'abaturage musaba ubuyobozi bwabafasha? Twebwe ubufasha dushaka ku buyobozi. Yego. Aba bantu bari kuvuga ko bagiye kubajyana, kandi hasigaye imfubyi. Yego. Ni ukubakorera ubuvugizi mukabafasha. Abasigaye mukabafasha. Yego. Ni imfubyi zisigaye. Usibye umwana umwe niwe wubatse, kandi nawe yubatse vuba, urwo ntirurakomera. Yego. Rero n'ubundi muri uku kubajyana kwabo muzagiye kubwira ubuyobozi, kuko n'ubundi bagomba kubagarura mukashyingura. Ariko ni ukuvuga ngo abo bana ni ukubibafashamo, namwe mukabavuganira. Yego. Abanyamakuru. Natwe tuzajya tubaba hafi, tubahumurize, tubafashe mu buryo bushoboka. Yego. Nk'ibi ngibi siyo bibaye nk'abaturage mwebwe kumva ngo abantu bari badwaye ariko bose bitabye Imana ku munsi umwe biturutse kuri ubwo burwayi, koko nk'uko ubuyobozi bwabibabwiye ari byo basuzumwe, bibasigira iki? Bibasigira irihe somo mwebwe? Ni irihe somo mukuramo? Ni ukuvuga ngo niba wumva ufashwe, yego, ni ukujya ku kigo nderabuzima ukabonana n'abaganga baguha imiti, wakumva utoroherwa ugasubirayo, ukaba wanakwaka ubufasha ukabonana n'abadogiteri bakagupima ukivuza. Yego. Nyine n'uwivuje arapfa, ariko noneho wagerageje. Yego. Njye ndumva ariko twabigenza. Mama, reka ngushimire kandi mbabwira ngo mwihangane kandi mukomere. Murakoze cyane. Yes, ubwo muratwibwira ku bantu batabaza amazina. Murakoze cyane. Nitwa Bayingana Theogene, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rutare mu karere ka Gicumbi. Yego, byagenze gute ko turanga turi benshi? Murakoze cyane. Hano turi ni mu murenge wa Rutare, mu kagari ka Gatwaro, umudugudu wa Gashinya. Nk'uko muhageze, hari umuryango, umugabo witwa Mbwirabumva Anakare, imyaka 42, wari ufite imyaka 42, n'umudamu witwa Bajeneza ufite imyaka 44, bitabye Imana muri iri joro ryakeye. Urupfu rwaje rutunguranye, bakaba bapfiriye mu ijoro rimwe. Amakuru y'ibanze mwamenye nayahe agaragaza iki? Amakuru y'ibanze atubwira ko bari bamaze ibyumweru bijya muri 3 barwaye,
bivuza ku kigo nderabuzima cya Rutare, ariko kugeza ubu bakaba bapfuye ijoro rimwe, akaba aricyo cyatunguranye ari mu baturanyi no mu muryango muri rusange. Hamwe n'inzego z'umutekano, polisi n'ibo tukaba twahageze, akaba bafashe umwanzuro ko imirambo igiye gupimwa kugira ngo bamenye icyaba cyihishe inyuma y'urupfu rw'abagize uyu muryango, umugabo n'umugore. Uyu muryango wari ufite abana bangahe? Nk'umurenge ni mugiye gufasha iki aba bana basigaye ari imfubyi? Umuryango wari ufite abana bagera muri 4, ariko n'umuryango bigaragara ko abana bamwe yari afite 24 yarashatse, abana bakiri mu rugo, umwe afite 17, 22, undi 17, undi umwana muto ufite mu gihe cy'imyaka 6. Abana bakora umuryango wahungabanye n'abayobozi twaje kuba hafi, by'umwihariko twatugiye gushaka icyo tufashe umuryango kugira ngo ukomeze gukomera. Abantu bashobora kwibaza ku burwayi uyu muryango bari barwaye, ubundi bari barwaye iki? Kumva bari bamaze igihe kingana n'ibyumweru 3 bivuza ibirwayi iki? Icy'uburwayi barwaye twagiye kubaza ku kigo nderabuzima aho bivurizaga, bavuga ko babashije kujya kuri kigo nderabuzima kwivuza mu bihe bitandukanye, ko umugore hageze mu byumweru 3 bishize, umugabo ahagera mu byumweru 2 bishize, barwaye indwara zabo. Muganga yavuze ko bazibonye indwara zari zisanzwe, ariko ko batigeze bongera kubona bagaruka ngo bakore indi bizamini, ariko izo ndwara zabo muganga yavuze ko bazibonye mu bitabo bandikamo uburwayi nabo bakiriye muri rusange. Bivuga ko abari umwana urwaye nabyo nibyo wagiye kwa muganga? Umwana urwaye icyo ntacyo bakitubwiyeho. Ubuyobozi se ubutumwa mugenera abaturage ubutumwa twagenera abaturage, kimwe n'uko n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima twabiganiyeho, bavuze ko abarwaye bajye baza bavurwe, ako udakize agaruke, cyagera ko hari serivisi zirenzeho na dogiteri abasha gukora ibizamini byimbitse. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yego mama, tubasanze ahangaha bivugwa ko muri iki gitondo aribwo mwamenye ibyabereye, byagenze gute? Natwe uko mubimenye gutya, natwe niko baduhamagaye batubwira. Bababwiye ngo iki? Uyu mwana wa hano n'umugore bitabye Imana. Yari umwana? Yari umwana imbere yanjye. Yari afite imyaka ingahe? Ntabwo nyizi. Nanjye yanjye mfite senyeze ngo urambaza imyaka ye. Yego. Bababwiye se ko bazize iki? Ntacyo batubwiye. Turavuga ko ari indwara. Indwara? Bari barwaye indwara ki? Ubwo indwara yatumye umugabo n'umugore bapfira rimwe? Ntabwo tubizi, turabizi twebwe. Abantu se mwari mubanye gute ubundi mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Nubwo tutegeranye gutya, aho twari tubanye neza kuko ari abana bacu. Ntabwo twegeranye nk'uko ntabwo dutuye muri kano kakarisiye gutya. Yego. Natwe baduhamagaye batubwira. Bababwiye se ko bapfuye ryari? Bavuze 10:00 za mu gitondo. 10:00 z'igitondo? Hari urumva ni urupfu rutunguranye ariko runababaje. Ese ku bantu ku munsi w'ejo cyangwa se mu minsi ishize, abantu niba mwababonaga bari abantu bari bameze bate? Yewe ntabwo nababonye. Mama nawe ntabwo wababonye? Reka da. Nawe ntabwo wigeze ubona? Katuganire n'abababonye by'uru rupfu ko tubasanze ahangaha mwatabaye. Atangira twibwira, tubwire se aba bantu bari bantu ki muri rusange? Njye nitwa Mujayezu Perusi. Aba bantu bari abavandimwe bacu cyane, nta kintu umuntu yabashinze. Bari abantu beza, babanaga n'abaturage abari bo bose. Ari abana, ari abakuru, ntawe babangamiraga. Yego. Urupfu rwabo rero natwe twarumenyeshejwe mu gitondo duhuruye, ariko n'ubundi babashije kubageraho bararwaye. Wihangane. Bari bafite abana bangahe se muri rusange? Se kwihangana. Bari bafite abana 4. Abana 4. Yego. Wongerejwe ihangane. Abakobwa 2 n'abahungu 2. Yego. N'umwuzukuru we.
rero ni ukuvuga ngo bararwaye yego habanje kurwara umugore yego ajya kwivuza oya reba abantu bose bari gucamo amazi oya ntabwo ari sawa wakigira yego yazanye imiti muri farumasi imiti si yagira ikintu imufasha bukeye yanshiye umuvandimwe arambwira ati ngiye kwa muganga yego ngaho ubwo muri farumasi byanze genda ujya kwa muganga baragufasha yibura barebe ikibazo waba ufite yego yagiyeyo amaze kujyayo ubwo ngubwo bamuha imiti bamuhaye imiti yewe naje gufata umwanya nza hano ariko wa kane icyo gihe yego maze kuhagirana naje nsanga yicaye hano mu mbuga turaganira umugore turaganira arambwira ati rero tenerwa atari ko mfite ikintu kimuhonda mu mutwe ikintu kirahanyishe yego arambwira ati ariko wenda nzakira ndababwira nihangane Imana niba ishaka ntuzakira yego birangije mbona n'umusaza ariko ararwaye nubwo byari kuwa kane hacaho kuwa gatanu hacaho kuwa gatandatu hacaho ku cyumweru yego kuwa mbere nanjye ngenda ngiye kwa muganga umugabo turahahurira yego tumaze kuhahurira n'ubundi yaragiye kwa muganga baramuvura twanahavuye bwije kubera ko icyo gihe hari abantu benshi cyane arataha amaze gutaha n'ubundi yaraje yicara ahangaha akoresha iyo miti yego birangije ejo ngewe wenda nkaho nakagarutse kubareba duhura n'ibindi bibazo yego noneho birangije umugabo arambwira ati ariko kwabwira bumva bameze nabi ati bameze nabi ati kuko ati padiri yaje atasanze bwira bumva kwa nyase ati niho amuhereye umugisha padiri yari yarabanje kuza kumuha isakaramentu yaje nimugoroba yego ndamubwira nti rero ngewe nimerukayo kuwa kane w'icyumweru cyarangiye n'icyumweru kirashize nti none rero ndibushaka ukuntu usubirayo rero uri ruvaga ndibuzinduka mu gitondo nkaza kubareba kubera ko n'ubundi bose bari barwaye nari nanabibwiwe gutya byarangije rero mu gitondo nka 11:00 ndumva umuntu arakomanze 11:00 z'igitondo ati mujaheze utibyuka ati umubyeyi w'umwana wawe arapfuye kubera ko ari marene w'umwana wanjye yego nahise mbyuka ndaza amaje kuza ngeze hano gutya ku irembo baterega bati ntabwo ari we wenyine upfuye ati n'umugabo arapfuye ubwo nahise numva ntamenye uko bigenze ntamenye uko biri ngeze aho umuntu mukuru ndihangana n'ubundi ntacyo nakora ibibaye birabaye yego nuko nguko ibintu byageze nuko nizo ziri ibintu byaciyemo umuntu ashobora kwibaza ngo urumva uri umwe mu bantu bo muri famiye mwaganiraga umunsi ku wundi ndetse umubyeyi wa hano nyakwigendera witabye Imana ari na marene w'umwana wawe ese icyo gihe bajyaga kwa muganga urumva mwaraganiraga yakubwiraga ubundi ko ababara te cyangwa se yajyaga kwa muganga bakamusuzuma bamubwiraga ko ari icyo arwaye ni ukuvuga ngo we n'ubundi yagiye avuga ko ari inzoka ariko akaba hari ukuntu yagiraga iyo nzoka akajya muri farumasi bakamuha imiti agakira yego birangije rero ubwo byaranze bimaje kwanga biba ngombwa ko ajya no kwa muganga agiye kwa muganga n'ubundi yavuye araza akoresha imiti bamuhaye birangije biguma guca ariko agataka kubera ko twaganira agataka ikintu kimuhonda mu mutwe agataka n'ikindi kintu ngo cyamufataga akavuga ngo ni ikiyoka ni ukuguka yego muri bose ninde wabanje kurwara mbere habanje kurwara umugore yego umugabo wese yaje gufatwa gute umugabo we ngewe ntabwo nigeze mubaza uko yafashwe gusa nuko naje nkasanga nawe ararwaye ariko ukabona umuntu harimo arahorota ukabona umuntu nyine ararwaye ukagira ngo umuntu amaze igihe kirekire arwaye kandi nta minsi we yarishize nk'iy'umugore yego wese ajya kwa muganga urumva umugore wari wabimenye ko yaranabikubwiraga ati hari ikintu kifata mu nda kikankubita mu rubavu n'umutwe umugabo we yakubwiye ko ari iki kintu umugabo we ntabwo nabashije
guhita ngaruka muri iyo minsi twahuriye kwa muganga nyine nk'umuntu urwaye kuko nari ngabwe mbona ko arwaye noneho ntabwo ngewe nigeze mubaza nti wenda byageze gute cyangwa se no mu gihe nakaje ngo menye ikibazo cye ntabwo nabashije kuza ibisi nakaziye niyo nagiye kumva numva byarangiye. Yego umuntu abantu benshi badukurikiye bashaka kwibaza ku by'uru rupfu, urumva kuba umugabo n'umugore bapfiriye rimwe, nta kintu mukeka cye kindi ko yaba ari amarozi cyangwa se ari ibindi bintu? Ntabwo wajya gukeka umuntu utazi, ese wakeka umuntu utabonye ibintu utazi wabikeka uvuga ko bikarangira bose bapfira rimwe. Wowe ubutumwa wagenera abantu badukurikiye muri rusange nk'umubyeyi? Ubutumwa n'ubundi ngewe nagenera abantu nuko umuntu n'ubundi muri make bararwaye barivuje, sinavuga ngo ntibivuje, barivuje, ariko njye ubutumwa naha abantu ni uko umuntu yarwara akagana kwa muganga bakamukurikirana, byaba ngombwa agakira, bitaba ngombwa ubwo n'ubundi Imana umuntu iba yamukuyeho ibiganza akigendera amahoro. Njye numva ari bwo butumwa nabasha guha abantu. Uyu munsi se inzego z'ubuyobozi, wowe ni iki kintu wakisabira inzego z'ubuyobozi nkawe nk'umuturage? Inzego z'ubuyobozi se ko wakabaye kuba wenda wazisaba kuba wenda zakangurira abantu kujya kwa muganga, kandi n'ubundi ko bagiye ko atari ukuvuga ngo ntibagiyeyo, wenda iyo baba bataragiyeyo baba bavuga ati kuki ubuyobozi bwo butamenye ko abo bantu barwaye ngo bubakurikirane, none baragiye kwivuza barivuje. Yego bikamushimira kandi mubire mwihangane kandi mukomere. Murakoze. Ikibazo bari bafite bari babanye neza, ariko none tugiye twumva igikuba cyacitse, batimbwira bumva n'umugore barajyanye, ariko bakaba barwaye nk'ibyumweru 2. Ubwo rero amakuru twabashije kumenya nayo ngayo yuko umugore n'umugabo bajyanye. Mwabyakiriye gute? Urumva ni ibintu ubwo rero ukuntu twabyakiriye tugomba kubyakira neza nk'uko byabaye. Ese umuntu yakibaza ati kumva umuryango famiye umugabo n'umugore bajyanye rimwe ntabwo ari ibintu bimenyerewe cyane. Nyine ntabwo bimenyerewe, ubwo natwe niko twabyakira. None se ubu hari ukundi twabigenza? Hari abashobora kwibaza bati ni amarozi ni iki? Oya, iby'amarozi nta wabimenya rwose, se wabihamya ushingiye iby'amarozi nta kundi ntako wabivuga mbese. Nta kundi wabivuga. Igihe se bari barwaye waba warigeze ubegera mwarigeze muganira? Njyewe rero ndi uwakuri, ntabwo ndi uwo muri aka gace, ndi uwahagana hirya iriya, ariko nanjye nkumva bavuga ati mbwira bumva yararwaye. Bakavuga ko yari yararwaye iki? Ese ko yari yaragiye no kwa muganga ubwo ni indwara, none se ubu ngubu bamenya cyamwishe? Ko ntabwo yaba ari virusi yaba yadutse ahangaha ubwo muri aka gace kanyu? Ubwo yaba ariyo yenda ikaba itari yagaragara, nawe ubizi. Ibi ngibi se nk'iyo bibaye nkawe nk'umuturage nk'umumama ukuze bibasigira irihe somo mwebwe? Ubwo nyine tubyakira uko bimeze, nta kundi twabigenza. None ibintu byabaye nawe umuntu arabyakira. Iki kintu se wakisabira inzego z'ubuyobozi? Ubwo inzego z'ubuyobozi ubwo nyine zirakora ibyabo. Ubwo se twebwe abaturage hari ikindi twakongeraho kugira ngo tubahagarike? Ntacyo twabikoraho, kandi nta nubwo twanabahagarika. Aba babyeyi se ubundi mu buzima busanzwe ni abantu bari babanye gute? Bari babanye neza, ari umugore n'umugabo nta nabi. N'uwo mugabo wapfuye twabanaga muri korari, yatuyoboraga, yabaga muri korari, yari perezida wa korari, akaba rero yatuyoboraga neza, nta nabi yatubwiraga, nta mbese nta kibiki. Basize abana bangahe? Bari 4. Yewe ntabwo ndu abakobwa 2 n'abahungu 2. Yego. Aba bana se nk'amwe musigaye, urumva yari inshuti yanyu, yari inshuti y'umuryango? Tuzagumya twegera abo bana, tubahumurize, tubasure.
ubu nk'ubu nkatwe nka korari tuzikora tuze kandi n'ubu ngubu turahamara iminsi turaza nk'abo bana. Yego. Rero nta kindi. Yego. Reka nkubwire ngo mukomere kandi mwihangane. Yego. N'ubundi nta kundi byagenda. Yego. Ubwo tuzabyihanganira iyo ibintu byaje biba byaje. Gute iby'uru rupfu rw'aba bana? Nanjye ntabwo mbizi rwose kuko iwacu ngiye muri muko. Yego. Aha ni muri Rutare. Umugabo washaje ni umukwe wanjye, ni wa mukuru, ni umwana wa mukuru wanjye. Yego. Uwo mugore we n'umukobwa imbere yese wabo numva naba n'umwana wanjye. Nanjye mbimenye mu gitondo none aha ngaha rwose ngiye abantu barimo kubiganira ndimo kwahira ubwatsi bw'inka. Yego. Nahise mpungabana no kugira ngo ngere aha ngaha mpageze ari abantu bamfashe bankomeje kugira ngo ntikubita hasi. Yego. Rero ntabwo nabajije ngo ese bite bifashe gute. Wigeze mumenya se by'ubwo burwayi buri kuvugwa by'uko bari barwaye bose? Nanjye nkubwira ko bintunguye ariko mbyumvise bintunguye. Bivuze ngo wowe ntabwo waherukanaga nabo? Ntabwo naherukanaga nabo, nta makuru yabo narinzi. Uyu munsi se nk'abantu bo muri famiye murasaba ko hakorwa iki? Ndetse rwose keretse ari nk'ibishoboka bakagera kwa muganga bakabicyabisha. Abantu bashobora kwibaza bati ntabwo ari kenshi cyane uzasanga abantu bo muri famiye bagendeye rimwe. Hari yaba ari indwara ibishe, yaba ari uburozi, yaba ari icyorezo nk'ibyorezo byatewe wenda bitunguranye, nta bamenye uko ntayo. Keretse wenda nk'aba begeranye babizi nibo babimenya. Kandi yaramaze iminsi arwaye cyangwa se bimufatiranye, ibyo byose nta makuru nzi. Yego. Uyu munsi se nkawe nk'umupapa ibintu nk'ibi ngibi bibaye ibyo birababaje, ariko nk'umubyeyi bibasigira irihe somo mwebwe? Isomo ryadusigira keretse nk'ubujyanye kwa muganga bakapima tukamenya ikintu cyabishe. Nibwo umuntu yasobanukirwa wenda yaba ari uburozi bakamenya ati wenda yishwe n'uburozi, cyangwa se yaba ari n'indwara y'icyorezo bakamenya ati ni icyorezo cyadutse kimeze gutya. Yego. Hose buki umuntu yafata umwanzuro umeze gutya, amenya abivuga ngo iki. Ari uburozi ntawamenya uko yabwirinda atazi icyo ari cyo. Hari n'icyorezo cyabiteye ntamenye uko icyo yakwirinda icyo ari cyo n'uko yabyifatamo. Yego. None se umuntu yabyifatamo ate kandi tutazi icyamwishe? Reka mbabwire ngo mwihangane kandi mukomere papa. No kwihangana ko ntabwo twamije. Yego. Keretse wenda mubonye nk'abantu begeranye ba hano ba hafi begeranye baturanye, nibo mwabaze neza wenda babaha amakuru wenda nk'igihe yabamaze iminsi arwaye cyangwa se ari ibyatunguranye gutyo, nibwo mwatwe twazabimenya neza niba. Yego. Reka nkubwire ngo ihangane kandi ukomere. Kubura abantu banyu ni ibintu biba bitoroshye kuba wabyakira. Sawa, namwe murakoze kuza no kudusura niba mukamenya n'aya makuru uko byagenze. Babimenya sangahe? Saa 11. Nibwo uwitwa Musanabera Paulina yampamagaye. Yego. Ati ngo Fina arapfuye. Ese gupfuye yararwaye? Ati nanjye ntabwo mbizi, sinindi bikubwiye. Yego. Ati ni Nyabagabo mbwiye. Uko bitari byamara nk'iminota 30. Arampamagara ati n'umugabo arapfuye. Imwe gampaye inyana. Nezi bari barwaye. Ati nanjye ntabwo mbizi, atahubwo reka mbaze Nyabagabo. Ubwo mbiga amayinite ngo amushiriraho, nanjye umuriro umushiriyeho, njya gushakisha umuriro. Ubwo ndazamuka kuko nari mu manegeka nyine ku kiraro. Yego. Yamamagaye ndi ku kiraro, ndazamuka njya mu rugo mu gahinga, njya gushaka umuriro. Yego. Gushaka umuriro numva ubwo mbiga sinzi umwana cyuzuzo niwe umbwiye ati ngo ntibashyingura, ati bazashyingura ejo. Yego. Ese sha ubwo ntarurera kujyayo, ntireka ngende numva ndebe uko bimeze n'ubwo ibyo ari byo byose. Naho niba bari banararwaye
ntabwo mbizi, ntabwo amakuru nayakurikiye, uretse kumva bampamagara bati Fina ngo avuye mu mwuka, kanya ati n'umugabo we ngo arapfuye. Nuko ubwo mbega sinzi kumva ikintu kihinze mu mubiri, nanjye nenda kwikubita hasi, mva upfuje umuntu rero mwumvikanaga ufite wihangane. nari se wabo rero yari umukwe, numva sinzi ukuntu mbaye, mbega numva sinzi ukuntu mu mubiri hahindutse. Ubwo ngaho naho mbone umuriro najya kubaza ikiniga kikaza. Ndavuga ngo ubwo ndika ngende ndabimenya ngezeyo. Yego. Wageze se urumva ni mpageze naje ubwo mbiga bakavuga bati ubwo nsanga ari hano, nsanga mwageze hano, ubwo ntabwo rwose ndagera mu rugo n'impamvu y'Imana ndaje mbega kubera ishavu n'agahinda, ndaza mpita nicara ahangaha ndigunga gusa. Wihangane. Mbega ndigunga gusa, sinzi ubwo nanjye mu mubiri sinzi ukuntu numva byahindutse rwose. Yego. Mwigeze mumenya se by'ubwo burwayi bwabo? Ubu yari byo nkubwira, nanjye nari ndi kubaza uwo muntu yaba yararwaye. Umusanabera akambwira ati ntabwo mbizi. Yego. None umusanabera ambwiye ngo ntabwo mbizi, nanjye nkaho nakabajije Nyabagabo umuriro ubushiriyeho. Yego. Ngiye gushaka umuriro nk'ubonye, kuko bampamagaye ndi mu manegeka nyine ku kiraro. Ndazamuka no mu gahinga. Yego. Ubwo njya gushaka umuriro, ngaruka mu rugo ndambara, maze kwambara nibwo bambwiraga bati hari umwana uvuye navuga ati ribu yahageze, atari ko ati ngo bazashyingura ejo. Bose bwo bimbuze kujyayo, uko ndaza nibwo kuza dire nicara, nabanje kwicara haruguru hano, ngeze aho ndaza nicara. Ego kubera ko numva nanjye natakaje umutwe, sinzi ukuntu umubiri byahindutse. Yego. Papa, ntabwo ari kenshi cyane usanga habayeho ibintu nk'ibi ngibi, ko abantu bo mu muryango umwe, umugabo n'umugore bapfira rimwe. Ahubwo natwe nibyo bintu byadutangaje, niyo mpamvu twakomeje kuvuga tuti se koko umugore n'umugabo yego bararwara ntitwabimenya, none bapfuye bapfira rimwe. Ibi ni ibintu koko ku izina ry'Imana. Ubwo rero niba bari bararwaye rero, yego, nari ngiye kubaza na Saveri none ubwo yagiye nawe. Niba bari bararwaye, niba batari bararwaye ntabwo mbizi, kuko njye nkunze gukorera mu manegeka nka saa 12 nka saa 2 ubwo tuzamuka ku kiraro, kubera ko niho dufite imirimo, mbega igihe cy'ubwimuke dufite akantu ka metero imwe tutuyemo gusa, n'inzu gusa. Rero tuzamuka bwije amakuru rero, ubwo mbega kugira ngo mbimenye saa 11 bambwira ko yavuye mu mwuka. Yego. Abantu benshi bashobora kwibaza bati se ntabwo ari uburozi, ntabwo ari ibyo bashobora kuba batererejwe, mwebwe murakeka ikibundi? Ahubwo ubwo wenda hari umugabo Karaveri twari twicaranye hano, yego, twari kubiganira se Karaveri, ubu nk'uburozi ni ibintu babateje n'ibiki. Yego. Ubwo rero Karaveri aturebye ati ubu ni nk'uburozi wenda, ati kubera yego iyo biba n'ibitezi biba byagize, ati ubu ngubu mbega niko twivugishaga twicaye hepfo y'uwo musaza. Ubu wenda ni nk'ibitererano, ese n'ibirozi se bakaba baraririye hamwe cyangwa bakanywera hamwe. Yego. Se ni ibintu baje bashyira mu nkono, ese iyo babishyira mu nkono nanone aba n'abana bose baba bameze gutyo, ubwo mbega bidushobera gutyo. Ubu mbega sinakubwira ukuntu cyokora singiye nyine imiryango ukuntu yacitse intege, ukuntu imiryango imeze mbega. Yego. Papa, reka mabwire mu mukomere kandi mwihangane. None se ko ariko bimera, ngo ntabajyana none barajyanye. Yego. Barajyanye. Ishavu n'agahinda rwose ubu. Yego. None babajyanye i Kigali ngabo barize ngo dushyingure agahinda gashira rimwe cyangwa
ko bakajyanwa kubajyana i Kigali ni ukugira ngo bapimwe nk'uko namwe muri gushidikanya mugira muti mbega tumenye nyine ukuri cyangwa niba kuko ari uburwayi cyangwa se ari icyorezo cyateye mu baturage cyangwa se ari n'ubwo burozi. Ago se ntago nemera ko ari icyorezo, nta cyorezo gifata ngo gihite cyica. Nta cyorezo cyafata ngo ubu se ko ari nk'inkuba ikubise, inkuba yikubise ntirwaza. Ibintu se bitarwaza kuko ubu bwo urumva yaba ari icyo cyorezo. Icyorezo se cyaza kigafata umuntu agapfa n'undi agapfa kwa muganga ko ari haruguru aha. Yego, ntago nemera ko ari icyorezo ngewe. Bagira uti ntago nemera ko ari icyorezo, wowe ubwo uri gukeka ari iki? Ndakeka ari nk'ibyo baba barabahaye, nibyo nkeka gusa nta bindi kuko sinari nzi ko barwaye. Aho mbimenyeye none saa 11 yego nangira kubikeka, niho twari twicaye ahantu ibyo twakekaga. Kuko icyorezo waba uri hafi kwa muganga kuko icyorezo kigakwica. Ubu twebwe dutuye za Muko, yego amaforomasi ari hafi, nta kagari kadafite ivuriro, wanirwa kujya ku kagari. Yego, ese bwo ntibakwatereza iferi ukajya kwa muganga kure. Ibi ntabwo oya, nta burwayi, ntabwo nk'ibyo babahaye. Umuntu ashobora kwibaza ati se urumva uragira uti ni nk'ibyo babahaye, ariko nta marozi se inaharakora cyane? Ese ko ndabizi ko ntabwo ntuyaha, ntuye hakurya. Ariko urabona ni hano ni hakuno yaho ni Muko. Nta muri aka karere amarozi arakora batayakoresheje, uretse ko nyine ubuzi butemerwa ariko bubaho. None ngubu ubundi umurozi uramwirinde, yagucicwa urwaho arakwica. Iyo ugize nyagasani uramucika. Kubera ko umurozi wajya kumurega se ngo wanduze. Kuba babangamiye mwabatanga mubaye mubazi ntago habamenye. Umurozi wamubwirwa n'iki? Yego, uyu munsi se tugana no ku musozo, n'iki mwebwe mwisabira inzego z'ubuyobozi, n'iki kintu mwumva zabafasha? Inzego z'ubuyobozi n'iki wowe uzisaba nk'umuntu wo muri famiye? Umuntu w'ubuyobozi si nuko butamenya uwakoze ibi. Nanjye ubwanjye nk'ubu nkoreye ibi mubonye, ahubwo mwagenda mwantambikana mujya kumfunga, nanjye namuhoye. Wakora iki papa? Namukubita nk'inkoni 6. Inkoni 6? Zibitse ariko zizamutera ubumuga. Zizamutera ubumuga? Yego. Ubuntu akoze ubu kuko ni byiza wariwe. Niba usitubikire shitani n'umuroza haru. Mwese ubu ndakubaza ngo nanjye ndibaza ngo umuntu ihegereye ivuriro apfuye atagiye kwa muganga, ariko sinabaje niba yararwaye ngo ajye kwa muganga. Byose yari yaragiyeyo. Nuko rero yego, muretse ko yagiye kwa muganga, kuki atakize cyangwa ngo asubireyo ahubwo agapfa? N'uwo muntu rero ubwo nakeka nuko ntazuwayo. Yego, reka mubwire ngihangane kandi ukomere.